Wazipopi Kigali Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Hello Kigali. Ubu turi saa 11 n'igice ku isaha Kigali, saa 11 n'igice ziruzuye neza ku isaha mpuzamidugudu yose yo mu karere ka Gasabo, saa 11 n'igice ziruzuye neza mu bafungiye muri gereza y'Amageragere. Twishimiye kugusanga kuri imiyoboro ngedi defi nk'aba Imperial Empire. Abanzi bahita umwana w'ibwami ndi udahinduka nka table periodique nduwahanuwe na Yohana ikirwi Patimo. Minara yose iri mu mujyi wa Kigali, minara yose iri Paris mu Bufaransa, Bujumbura mu Burundi, ikaba iconnected kiza kuri defi Empire kugira ngo kino kiganiro kikugiraho 5 kuri 5 hano. Iyo bavuze ngo abanyarwanda kaza bari beza, sampo magararanye nayo. Ubwiza bw'inzo biva ku zuba ko n'ubwuzu bwujinse ku itaryarya. Ubwenge bwe buruta ubwiza bwe. Ako kigana tugihagarike. Nkaba ngushishikariza kubana natwe kugira ngo kino kiganiro uze kugitangira unagisoze nyirango mwazibonye vibe ni gutya. Ndi kumwe n'umwana mwiza wagwana. Meze ute? Meze neza. How you doing? Hi. You doing good? Good. What's your name? My name is Deborah. How do you feel? Feel good. Useka neza. Murakoze. Ubwiza bwawe ntabwo buhatiriza. Simbize murakoze. Ijwi ryawe waganiza umusaza agatuza. Murakoze. Kubera iki ibintu Imana yabikoze? Ntago nabimenya, Imana irema uko ushaka. Buri muntu wese agira inenge yawe waba uyizi? Inenge yanjye ni nyinshi ntago. Ni zimwe muri zo uzi? Zimwe nzi ntago nazivuga kuri kamera da, cyeka nuzibona uko azimbwira wowe. Ngewe iyo nabonye nuko wabaye mwiza cyane bigeze aho ibinenge. Murakoze, ubwo nayo niyongeye mu zindi. Ngero useke rimwe. Wagiye ukuragaho ku menyo. Gatwereka urwo ruyange. Okay. Ko wabutaye bagusubije babwemera? Ubuki? Uzise ndoko ni ibintu wabyumvise. Nabo nabyumvishe ni ibiki ubuki nataye. Ngo ko wabutaye bagusubije babwemera? Ntabwo nataye. Ntabwo nataye. Uracya ufite? Umukobwa ugira isoni n'umukobwa utagira isoni, iyo bombi ubabonye babatandukanyiriza he? No mu mivugire biragaragara. Ugira isoni avuga ate? Ugira isoni avuga gake. Urugero nkanjye. Hanyuma uwashize isoni? Ushize isoni avugira hejuru nyina kinabayitayo. Ntabwo urugero nduzi. Ntabwo mfite, ntabwo nakwereka. Ako nyine baragaragara n'ubona uzabamenya. Hariya nigeze nkubaza uko witwa? Nitwa Deborah. Nitwa Deborah. Mushishikariza abantu kuba bamukunda. Kuba nyine abantu bakunda Deborah ni iki bagukundira? Bankundira nditonda. Cyambere nditonda ariko tumva nta kindi kintu navuga. Warize? Gute? Ntabwo wize mu ishuri nyine ukajya ujya kwiga bisanzwe?
narize isomo ryakunaniraga mu ishuri ni irihe? chemistry. Bakubwiye ngo filime y'ubuzima bwawe, ubuzima bwose wanyuzemo uri ku ishuri umeze gutya bisanzwe, bakakubwira ati noneho ubu buzima hari kamera yakugendagaho. Tugiye gufata ubwo buzima bwawe, dufate n'abantu bakuzi babicaze muri stade Amahoro, n'ababyeyi bawe barimo, umuryango wawe wa hafi, inshuti, abavandimwe, abantu bose bakuzi. Bwa buzima bwose wanyuzemo aba project kuri iriya screen yo muri stade Amahoro, wabyemera kubera iki? Nabyemera kubera ko ndumva nta kibi nigeze nkora. Nabyemera. Iyo wariye neza wariye ute? Banariye ifiriti n'inyama. Kwa musori. Pole sana kabisa. Humura mani, uzongera ubibone. Yego. Ndabibona. Ushobora kuheruka kubirya kera. Ndabibona. Wibeshya. Na mukanya amaje kubirya ntago mbeshya. Amasegonda 10 wereke abantu ubwiza bwawe. Dabo gwino dusoza ikiganiro. Okay, gwino dusoza ikiganiro. Wagize isoni? So guys, rero nko muri kubibona Deborah wanyu ntabwo ashaka kugaragaza ubwiza bwe, kandi ngwino tubihindure, ngwino tubiskiping. Nyegera ntacyo nta kibazo. Tuvuge turi mu masiganwa mu magare. Utwaye igare, nanjye ndaritwaye. Turi gusiganwa wenda muri stade Amahoro, turi kuzenguruka stade Amahoro mo imbere. Turi hafi kugera ku murongo wa nyuma. Uri ku mwanya wa 3, ndi ku mwanya wa 7. Imbere yacu hari abandi bantu 2. Wowe uri wa 3. Ugatwara cyane, ukahita unyura ku muntu wa 2. Wahita uba kangahe? Nahitamba wa 2. Urarenze. Murakoze. Ubwenge bwawe burimo isuku. Wahita uba wa 2. ngero ugire gutya. Uba wumva ku ijoro ryawe rya mbere n'umugabo wawe. Hano hazashya. Ijoro rya mbere n'umugabo wanjye. Nyine mwasezeranye, mwakoze ubukwe, byarangiye. Ntago mbize, nzabibona. Nta kintu mbiziho. Ariko uramwiteguye koko? Ntago ari cyane, nimubona nzamutegura. Ndamutegereje. Ubwo uri umuhungu Deborah wamukundira iki? Deborah aritonda. Icyo ni icya mbere. Deborah agira urukundo. Icyo ni icya kabiri. Tumva nta n'ikindi. Buri cya mbere mu rukundo ni ukuba wakunze umuntu, kandi nzi ko kuba nakunze umuntu nta kibikuraho. Ni ukuvuga ngo hari uburyo, hari umuntu ukora ibintu bya danje mu buzima bwawe, mu by'ukuri wakumva ari kubikora nka responsibility, kandi mu by'ukuri weho byaragukoze ku mutima, ari ibintu wahaye agaciro cyane. Haba hari umuntu wigeze gukorera ibintu bikagukora ku mutima? Bikankora ku mutima? Ntago yabura. Ninde? Yari umushuti wanjye. Mushimire. Imana imuhe umugisha ahari hose.
gusa tu Mhm. wari watereta umuhungu kumubwire ko umukunda oya kumubwire ko wamwihebeye kumubwire ko wowe uri uwe ntabwo njya mbigira ibyawe byose ari ibye kuva hasi ku mano kugeza ku mutwe oya pe ntabwo birambaho. kubera iki kubera iki se hari umukobwa utereta umuhungu? bivuze ngo wakunze umuntu we ntabwo wabimubwira nta nubwo bijya bikunda kubaho ariko bivuze nta crush uragira crush ntabwo yabura ariko nyine kuba nagira crush keka nko ku muntu hari igihe ugira crush ku muntu umutateze no guhura urumva ntiwabimubwira ko umuntu usanzwe rwose niwe musitari wo mu Rwanda wifuza kubaho ubuzima nk'ubwo arimo uvuga ati n'ubwo arimo umusitari wo mu Rwanda mu bahanzi mu basanzwe mu basitari mu Rwanda nkunda cyangwa nkunda uko abayeho wifuza kuba wavuti uwangira uko byonyine that's enough. Mutesi Jolly cyangwa Muyango cya Shadibu ndabakunda nkunda n'ukuntu babayeho nyine. Mutesi Jolly waye Mutesi Jolly ikintu mukundira ni uko nyine atita ku magamba abantu bamuvugaho agakomeza agakora ibimuri mu mutwe kandi nawe afite icyo ategereje wenda nyine ntabwo bimva amagambo y'abantu nicyo mbakundira bose n'ubundi ngo bose nicyo bakundira nicyo mbakundira. Yego ese wambwiye ko wankunze mani ko nari urarinda utamutima uremerewe gutyo nagukundiye iki nanjye ubwo nibyo nashakaga kukubaza wankundiye iki ntabwo nagukunze kwiyumvamo ko umutima wanjye n'uwawe biri gukururana ariko nkumva nkabona hari ikintu uri kurwanya cy'uko udashaka kubyemera kubera iki ahubwo wasanga ari wowe ko njye ntabwo nagukunze. oya nanjye ntabwo nagukunze tu ubwo twese niko bimeze ntabwo nagukunze wikihagararaho ma ntacyo nibyo uri kwiyumvamo oya unabimbwiye nta kibazo mani si ntacyo nagutwara nabihari ntabwo nigeze ngukunda bagwaye amasaha 28 ngo ube umuhungu ikintu ubona tudakurikirana neza uvuga uti ngewe hano nakikuragaho hamwino nakora mbaye umuhungu nkibura ntago mvuga nk'ibisanzwe cyangwa nko kubaza umuntu agahita subiza gutyo ngiye ko ndumva nawe kugikurura ikintu nakora mbaye umuhungu kuko kenshi na kenshi amahirwe yahawe abahungu n'abakobwa dusigaye tuyafite ndumva nta kintu nakora nabaye umuhungu natakora ndi umukobwa. ikintu ati man sha iyo birotwa nkibera umuhungu wenda wicuza kuba uri umukobwa ikintu gituma nicuza ko ndi umukobwa ndumva ntacyo ariko ndabyumva nkagiramo ubwoba ariko ntago bikaze nyine nk'iyo abantu bavuze kubyara numva ibise biryana nyine ariko ntanumva nyine nakwibera nk'umuhungu. ese niba ubitinya ubikorera iki kubitinya ubikorera iki ibiki nkora kugerageza procedure zishobora kuba zavamo gutwita ntabwo njya mbikora ntacyo bagutwara mwana nanjye ntacyo nagutwara uvugishije ukuri nyoya nta n'uwo natinya ariko ntabwo njya mbikora umukobwa w'ikirara kuri wowe aba ameze ate aba yitwara ate umukobwa w'ikirara ureba ko ati iki cyo ni igihomoro kinini umukobwa mfata nk'ikirara ariko biterwa wasanga ari ku ruhande rwanjye ariko mbifata umukobwa w'ikirara kuri njye ni umukobwa unywa itabi nyine umuntu utiyubaha
uhagaze agaciro kangahe mu mafaranga? ntabwo mbizi ntabwo mbizi. Amafaranga menshi watunze mu buzima bwawe yarangaye? natunze 500,000. Kwari wayakuyemo hano siko naranayakoraho? narayakoreye sinsevinga se. Bandi bana mufite saving. Bitewe n'ijwi ryawe rero ndi kumva tutanasoza. Murakoze. Nakunze ukuntu useka ngo ongera twumve. Ntabwo nongera ko. Ongera twumve. Aha. Ndagukubita. Shafi unyenza wambesere. Nzakati. Vale, bon. Fimva. Nabaisera ko rike ya fisi yanani. Eric Sajemati. Eric Sajemati. Kashaka ari umuntu ingenzi mu buzima bwawe. Ni umuvandimwe. Umuvandimwe. So ngaho kira nanjye ugira ikibazo mbaza tunasoza. Mubaza. Ubu niwe ubaye umunyamakuru, mbaye mutumirwa. Usanda koza ikira. Kira hino kugira ngo utava umunyamakuru atava muri kamera. Okay, fisi ni muntu ki? Ubu umunyamakuru tu. Fisi akunda kurya iki? Ewa, imyumbati, ibijumba, amateke, ibintu byose bitera imbaraga. Ndumva byarangiye da. Ikindi kibazo nakoze. None se kugiye tudasoje, ngwino dusoze. Hagarara dusoze. Ibintu ndimo. Ngo dukoze iminota ingahe? Ngwino dusoze mane turayibona. Ni nka 15. Twese ubu tuzadushyiraho. Nibi ngibi. Ngwino. Hey, Miriya. None se kurakaye? Waje tugasoza mane. Waje tugasoza. So guys rero nkuko mubizi abakobwa beza ewana hari ibyo nyine mubaza bitewe akaba ati kwanza wasetse rimwe please nakunze ukuntu uteye Urakoze. nako bigize Ntabwo mbizi. Niba uri kubireba. Niba uri kubireba. Tumwegera imbere gato uhagarare nkarandena. Ndebe iki? Intambwe n'ebyiri ziraba zihagije. Nawe zitere. Nawe Ndari njye ushaka kureba. Fida ukubita. Byarangiye utazakora ibintu binini. Aje mani aje. Utazakora ibintu binini. So reba mani. Ya, Miriya. Gwino ni ne amavu. Anese gwino. So guys reka wenda dusoze. Ndabona warambiwe. Nta kibazo dusoze. Warambiwe. Dukomeze. Dusoze nta kibazo. Okay. So ndagushimiye twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye ngubwire ni buri kimwe cyose uri gukora gerageza ushyiremo Imana kandi nibidakunda umenye ko ari plan z'Imana nibinakunda umenye ko ari imipango y'Imana narindi kumwe n'ubwiza bw'inzo biva kuzuba ubwiza budashirirora sample yabeza mu Rwanda ubwenge bwe buruta ubwiza bwe Maria muri 2026 Thank you. Yeah. Gahuma bero nzezeri. Oh.